yewe abakoze muri nyari kandi gifite abakoze cyane kugisa Rwanda byari cya kabiri Honorable Makuza Bernard wari inshuti ya Pastor Mpyisi cyane niyo mpamvu tuze kuguha iki gitabo. Undi muntu wari inshuti ya Pastor Mpyisi cyane nawe uvuga ubutumwa nka Pastor Mpyisi, Pastor Antoine Rutayisire. Umuntu wabanye na Pastor banyakubahwa abanyacyubahiro mu nzego zitandukanye muri aha abagize umuryango wa Pastor Mpyisi, shuti bizera abavandimwe, ndanezerewe ariko kandi nshiye bugufi muri uyu mwanya mpagaze mu mwanya w'ubuyobozi bw'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda nk'umusobanuzi n'unoza inyandiko gufatanije na bagenzi banjye. Nshiye bugufi kandi guhagarara kugira ngo mvuge mu ijwi rya Pastor Mpyisi wakagombye kuba ahagaze aha atubwira ibyo yanditse, kugira ngo mbabwire bimwe by'ingenzi cyane muzasanga muri iki gitabo adusigiye. Mu gihe cy'imyaka myinshi Pastor Mpyisi yagize ubusabe bwinshi buva ku banyeshuri be bigaga Bibiliya bamusaba ko yakwandika igitabo nk'uko byavuzwe, ariko akenshi agatangira kwandika bikarangira ibyo yanditse abiciye, akavuga ko Bibiliya ndetse Bibiliya yonyine nk'uko yagiye ayiduha, nanjye niyo yampaye ubwo namusuraga turi kuganira ku bintu bimwe twari twasomye tutumvikanagaho, akavuga ati Bibiliya yonyine irahagije icyo gitabo mu kireke. Ariko bigeze mu mwaka wa 2018 nk'uko byavuzwe niho honyine yemeye amaramaje ko igitabo cyakwandikwa. Igitabo yanditse cyanyuze mu ntambwe nyinshi nk'uko byavuzwe kenshi. Mu Kwakira 2023 nibwo igitabo cyarangiye kandi cyemezwa mu nama y'abayobozi y'urwego rukuru rw'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Cyemezwa nk'igitabo kigomba gukwirakwizwa no gucapwa kikajya kinyura mu mazu y'ibitabo by'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Ikindi kandi kuko kuzirikana ko hari abasomyi benshi b'inshuti n'abakurikira inyigisho ze bavuga indimi zitandukanye ariko by'umwihariko Icyongereza, niho habonetse cya gitekerezo nk'uko Muzegera yabivuze na Venuste cy'uko igitabo gishyirwa mu Cyongereza. Byarakozwe, igitabo kigeze hafi ku musozo ubura gake cyane, ku buryo mu mpera z'uku kwezi igitabo muzamugisanga mu nzu z'ibitabo by'itorero aho muzakibariza hose mu Rwanda. Reka dushimire mu rwego rw'itorero umuryango wabaye hafi muzehe mu gitekerezo cyo kwandika igitabo. Dushimire Venuste byavuzweho cyane, dushimire Rubamba na Josue, dushimire n'abandi batoranijwe n'ubuyobozi bw'itorero kugira ngo basesengure icyo gitabo, bajye inama na muzehe, barebe inshamake y'ibintu byinshi abantu bajya basoma bakagura ibitekerezo ariko bigasigara ari ibihagarariye Bibiliya nk'uko itorero ry'Abadivantiste ku isi ariyo nyandiko ya mbere rishyize imbere. Muri urwo rwego rero nk'umwe mu bahawe inshingano zo gusoma, gukosora no kunoza ibikubiye muri iki gitabo, mpagaze muri uyu mugoroba kugira ngo mbagezeho ku mugaragaro mu mwanya w'ubuyobozi bwahagaze aha bukabivugaho mu gihe kigufi, batangarize iki gitabo cyiswe inkomoko y'ibyiza byose nk'uko muzehe Mpyisi yabivuze.
ni igitabo cy'urwunge ruhimye rw'inyigisho nyinshi yigishaga, kandi intego y'iki gitabo ni uko umusomyi yamenya Imana imwe rukumbi irenze ubwenge bwa muntu bw'ubunyantege. Muri iki gitabo umwanditsi avuga iby'Imana mu butatu cyangwa se ubutatu bwera nk'isoko y'ibyiza byose, nk'uko umutwe w'icyigisho uvuga cyangwa izina ryacyo, ariko kandi muri cyo agaragaza n'inkomoko y'ikibi. Mu gusesengura izo nsanganyamatsiko zombi, umugambi ukomeye w'umwanditsi agerageza gusubiza bimwe muri ibi bibazo byinshi abantu bibaza, ariko iby'ingenzi ni ibi: icya mbere, umuntu yakomotse; icya kabiri, icyaha, gukiranirwa cyangwa se icyo yise ubugoryi byakomotse; icya gatatu, insinzi y'ubugoryi bwa muntu yaba iyihe; icya kane, ni hehe kandi ni gute umuntu yabona ibisubizo bijyana n'imyizere n'iyobokamana; icya gatanu, umuntu yanesha bavukanwa cyangwa kamere y'icyaha ate; umuntu yagira kamere izira icyaha ate. Icyo ni ikindi kibazo gisubizwa. Inkomoko y'amadini n'amatorero yo ni iyihe, kandi ni gute amadini n'amatorero biri guhusha intego mu gufasha umuntu kugera ku ntego Imana imuteganyiriza. Ibibazo nk'ibyo kimwe n'ibindi yarabisubije muri iki gitabo. Bikunze kuvugwa ko umusaza upfuye ari inzu y'ibitabo ihiye, ariko Pastor Mpyisi we yakoze kandi yagaragaje ibitandukanye n'ibyo. Mu gihe aruhutse ubu aracyavugira muri iki gitabo gikingurira umusomyi umuryango umwinjiza mu nzu y'ibitabo isumba izindi zose umuntu yigeze amenya, ariyo Bibiliya nk'uko yayituraze. Igitabo inkomoko y'ibyiza byose kiri hano ngo gifashe umusomyi wese ushaka kumenya Imana, akimenya byimbitse, ndetse akamenya n'uko yatsinda kamere ye mbi. Turarikiye umuntu wese kugira iki gitabo kikabike, akagiha umwanya akagisoma. Imana ibaha umugisha kandi izakomeze kubana natwe ubwo tuzaba dusoma iki gitabo. Murakoze. Hano rero nubwo iki gitabo kizagera muri bookshops z'itorero ry'Abadiventiste, hari ibitabo 10 twahisemo kugira abo twiha bari aha ngaha. Ubu ngubu ngiye gutangira kubitanga, Venus arabimfashamo. Icya mbere kirajya muri famille Mpyisi. Yewe aravuze muri cyane kandi gifite urakoze cyane Mpyisi Rwanda. Icya kabiri, Honorable Makuza Bernard. Wari inshuti ya Pastor Mpyisi cyane, niyo mpamvu tuza kuguha iki gitabo. Undi muntu wari inshuti ya Pastor Mpyisi cyane, nawe uvuga ubutumwa nka Pastor Mpyisi, Pastor Antoine Rutayisire. Umuntu wabanye na Pastor Mpyisi imyaka myinshi cyane. Pastor Ruhaya mwibuka neza, ubundi ubanza naramubukaga neza, ariko yaje adusanga muri Zimbabwe n'umuryango we, aho niho namumenye neza kuko twari duturanye n'abana be, twanganaga tukajya dukina. Nta kuntu Pastor Ruhaya tutamuha iki gitabo. Nyange ndabizi ari hano, ngwino wakira igitabo cya Pastor. Wazirimo abagabo bo tumaze imyaka myinshi
twarabanye muri Uganda Igema abana be Benanti niwe mushuti yanjye cyane Gerard bose none duhaye igitabo famille zirimo abagabo niba Gerard aha Gerard zirimo abagabo niba uraha waza ukagifata niba utaraha niyo zarahari ndabizi inshuti ya Pastor Mpyisi hapa ndabizi of course yasinziriye kera ariko madamu Gahagwa arahari mu bantu bari hafi ya muze Mpyisi madamu Gahagwa ni umwe muri abo inshuti ya Pastor Mpyisi cyane na vuba ndibuka ibitabo za Bibiliya ziherutse guhabwa Pastor Mpyisi zatanzwe na Kayihura Karaveri igihe wagiye kuzizana Karaveri kandi araha namubonye niba kiraha ushobora kuba yagiye turakimubikira ntabwo tutahe igitabo mu muryango wa Uziyeri Rubangura niba hari umuntu wo mu muryango wa Uziyeri Rubangura barahari ntabwo ari uko hari icyo dupfana mugihe mama murakoze undi Jonathan Sabimana ngomba kubara yarwaye murakoze turabizi ubutamugezeho ni famille iri hafi ya Pastor Mpyisi cyane ni famille ya Dr. Ngamije buri Dr. Professor murakoze undi ukwira iki gitabo inshuti yamuze cyane Ndinda Julie Ndinda arahari of course aha yajyaga asa kwa muze akambwira ati ariko wowe uzamera nka muze yari famille ya Munumundi Madame Dina amaze kuva muze yarwara cyane Dina yahoraga iruhande rwa muze Dina n'undi mudamu witwa Adeline muze ari Nairobi arwaye twabaga muri guest house bazi ya guest house y'Abadventiste Nairobi Dina na Aline baramamaga bati twakasitike indege turaje muze wacu bagomba kuba bamutekera nabi tuje kugira ngo tumubiri ruhande tuzaba ari twe tumutekera kuko tuzi ibyo akunda
nibyo ni 10 nibyo byo ni cyane. List yarangiye. Yeah. So murakoze cyane ariko hari ikindi nshaka kongeraho. Hashize igihe abantu bambaza batari ko Gerard muze Pastor Mpyisi. Nkuko abantu bavuga muze Mpyisi yari a library. Nisoko y'ubwenge ibintu byinshi cyane. Ati pe azagende nta gitabo cyanditswe kuri Pastor Mpyisi. Benshi cyane cyane muri iki cyumweru amaze kuruhuka abantu benshi baravuga bati muze Mpyisi yigendeye, but agende koko nta gitabo cye kimuvugaho gihari. Maze nk'umwaka imyaka 2 amaze kugeza ku myaka 100 abantu benshi bagiye bambaza icyo kibazo, bati mwashatse umuntu wakwandika icyo gitabo. Rimwe ndi kumwe na Venuste ni mwaka ushize icyo gitabo cyamuze amaze kucyerekana hasigaye gusa ku editing, final editing. Twicaranye mu modoka ye arambwira ati Gerard muze imyaka 100 yanditse igitabo. Ubu ngubu kandi nta wundi muntu umuzi kukurusha wakwanditse igitabo kuri Pastor Mpyisi. Kitubwire uwo Pastor Mpyisi icyo ari cyo yarinde. Nejejwe no kubabwira yuko bumaze amezi 3 nandika icyo gitabo. Mfite target yuko tutarenze ukwezi kwa 9 nanjye nzamurika igitabo kivuga Pastor Mpyisi uwariko. Murakoze cyane uwo muhango wo kwerekana igitabo cya Pastor Mpyisi cyo yandikiye urarangiye. Murakoze kandi mukaze neza. Reka ntumire undi mwana wa Pastor Mpyisi witwa Dr. Tony kugira ngo atumanyurire umutsima w'ubugingo mu isabato. My brother Gerard, we are at the same age actually with the brother Gerard, so that's why I'm calling him brother Gerard. And